Ukuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri buri wese ku migabane itandukanye yose y'isi, wemeye gufatanya natwe ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, kuwa gatatu iragira iti va mu bwana kandi ukure, va mu bwana kandi ukure. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turimbane indirimbo ya 99 mu gakiza, hanyuma dusome ijambo ry'Imana.
mw'ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aririmba neza cyane, aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Arangira avuga ngo urandinde mwami Yesu, ntunganiriza imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto wo kuzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana bene data mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere ibice bitatu. Abakorinto ba mbere ibice 13, sorry. Abakorinto ba mbere ibice 13. Abakorinto ba mbere ibice ni 13, duhere gusome umurongo wa 11. Haravuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Bene data, insanganyamatsiko iravuga ngo va mu bwana kandi ukure. Va mu bwana kandi ukure. Mu bihugu byinshi umwana ni umuntu wese utari wageza ku myaka 18 y'amavuko. Iyo umuntu akiri umwana agira ibiryo byose arya bituma abasha gukura kugira ngo azave mu bwana ajye mu bakuze cyangwa se mu bukure. Umwana agira imyitwarire ye, imirire ye. Uzasanga hari aho babagaburira ibiryo nyine byabo by'abana. Umwana akagira imyambaro ye bwite. Umwana ntashobora kurya ibiryo by'abantu bakuze. Umwana ntashobora kwambara imyambaro y'abakuze. Ariko ikibabaje kandi giteye agahinda muri iki gihe, nuko usanga umuntu wamaze gukura asigaye ahindukira akifuza kuba umwana mutoya. Nimba aribyo bita retour d'âge simbizi, nuko abitwa ko bagejeje cyangwa se barengeje imyaka y'ubukure bari mu gusubira inyuma, bagasubira bwana, bakitwara nk'abana, bakarya nk'abana, bakambara nk'abana. Ni ngombwa ko abakristo, cyangwa se nuko waba utari umukristo ariko nawe ukagira indangagaciro, ugakura, ukava mu by'ubwana ugakura. Niba ari ukurya ukarya nk'abantu bakuze, niba ari ukwambara ukambara nk'abantu bakuze, ntiwambare nk'abana, ntiwambare imyenda y'abana. Bene data, ndifuza ko tuva mu bintu by'ubwana tugakura, tukaba abantu bazima. N'utubonye ntatwitiranye ngo dushidikanyeho, ngo yibaze ngo uyu mbese ni umwana cyangwa ni umugabo, ni umugore, ni umukobwa, arakuze, ameze ati. Dukwiye gukura tukava mu by'ubwana. Bakristo bene data, ni ngombwa ko dukura mu mwuka, tugakura tukava mu by'ubwana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uduhe gukura. Birashoboka ko hari abagwingiye mu buryo bw'umwuka, ariko haracyariho ibyiringiro ko waduha intungabugingo zadufasha twongera tugakura. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, ibisanzwe Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe.
umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Mwese mbifurije umunsi mwiza n'akazi keza muhahe muronke. Amen.